ariko se niba indaya y'i Kigali zindaya yo muri Kongo, kubera cyo umukristo w'i Kigali atamenye umukristo wo muri Kongo? Dufite abakomediye tugira ngo nabavuga butumwa, nta mwanya mfite wo kuza kubashyushya ahangaha. Shaka kubabwira ko tuzajya mu ijuru, kandi abazajyayo bagomba kuba bafite ibibaranga byo kuza nkirwa mbaga iserera nyeganyeza mugenzi wawe muhobere baraguhobera ngo bigende bite. Hakenewe abantu mu iki gihugu bafata umweru bakawita umweru, umukara bakawita umukara, ubutumwa bwiza bukaba ubutumwa bwiza. Yo kwirirwa abantu bapfundikanya tubwira abantu ngira bazamuye, ibajyanye he? Ubu muri kushaka kuzamuka mujya he? Bahaye visa se abapagani bo nibazigira, nibaho umwuka wera, ibindi bizaza bitwongerera. Ubu koko imyaka ufite n'amashuri wize, ubu ukeneye kumva baguhanurira ngo Imana iguhaye umugabo, none yakuremye ngo uzabe igiti, izamuguha akazi, Imana iragafite. Wowe n'ibintu mutakirwa mugokera musengera, mubanze musengera umwuka wera. Ibindi mureke mbabwira, ntago muri kumbona ibiro byanjye n'imyaka yanjye afite. Narasenze muri 2004 ndi gusenga, ndabyibuka Imana irambwira ngo mwana wanjye ndi Imana, nzaguha amafaranga. Umwuka wera ajya avuga n'amafaranga. Muziki Imana yayampaye ntangana na yanya, ariko ndayafite. Nigeze mba mu buzima wamfungira 5,000, ariko ubu ntago byashoboka. Imana yarayampaye, ariko buryo umwuka wera yambwiye amafaranga. Aya mafaranga avuzwe n'umwuka wera aba afite security, ntiwayasambanira, ntiwayajyana mu bapfumu. Yavuye ku mwuka aba ariho ubudahangarwa bukomeye. Ariko uburyo yambwiye, umuntu udafite umwuka wera ariba. Uriya n'ubona uvuga ngo uriya murokora ariba, ntago ari umurokore, nta mwuka wera yigeze, nta munyamwuka ujya wiba. Hawe uzi ko 2008 nagiye gusenga, Imana yambwira ngo nzaguha umugore. Imana ntibubiretse, umugore mu maziki, nta gitanda, nta ntebe, nta matera. Umwuka wera ati nzabukora ndi Imana. Ariko umwuka wera ajya akora ubukwe. Uzi ko narambagije, hari igihe tubivuga nyine akavuga ngo nabo bagira ngo ntago tuba motiva, ntago twaje kubasaba, ariko nakoze ubukwe. Mu Kinyarwanda nyine bavuga ngo ni sa kintu, nta kintu ufite. Ndi Nyabugogo ndi kumwe na madamu, twagiye kurya agafiriti muri restaurant, ubukwe buri hafi gutangira, turaba fiancé. Barambwiye ati ariko umuntu uri kukurambagiza uramuzi? Ati ndamuzi. None se mwaraganiriye? Ati twaraganiriye. Wamubajije icyo agira? Ati siyo sinakimubajije. Ati inama z'ubukwe zigiye gutangira, uzamubaza icyo agira. Tumaze kurya turi Nyabugogo ndabyibuka, arambwira ati ariko sheri, kuwa kane w'icyumweru gitaha inama ya mbere uko izaba muri famiye, ariko hari akantu bagiye kukubaza. Ese mu buzima busanzwe ugira iki? Agira ngo yumve niba ngira nka perimi cyangwa gasambu cyangwa diplome. Cyo gihe nabaga mu mwuka mwinshi cyane, namwise mubwiza ukuri, namubwira mu by'ukuri ntakubeshye, ndagukunda urabizi. Mu buzima busanzwe ikintu ngira, umugabo aragenda agura intama 100, agura n'imbwa imwe. Yambwa yigeje mu ntama ayambitse uruhu, nayihinduka intama. Dufite ibintu by'ibibwa biri mu itorero, dufite abanyamwuka. Ibibabwejaguza n'utuntu dutoya, niko baroko. Iyi mbaraga yitwa umwuka wera, mubanye nayo mute? Munyamwuka somana te? Munyamwuka gambana te? Munyamwuka rya ruswa te? Umunyamwuka atekinika te? Urasoma Zaburi ya 84 murongo wa 6 tugere ku wa 8. Zaburi dusome 84 so murongo wa 6 tugere ku 8. Bibiliya iravuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza iki? Imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Siyoni. Amen. Yesaya bice 40, Yesaya igice cya 40 murongo wa 29 tugere kuri 31. Yesaya 40 29 tugere kuri 31. Dusome. Niyihe intege abarambiwe kandi utibashije,
imwongera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Turangirize mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere murongo w'8. Byakozwe n'Intumwa 1:8. Dusome Byakozwe n'Intumwa 1 igice cya mbere murongo w'8. Bibiliya iravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudeya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Duhindure urupapuro ku bice bibiri, dusome umurongo wa mbere tugere ku wa 4. Haravuze ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira mu nzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wo muri bo. Bose buzuzwa Umwuka Wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. 17. Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka Umwuka wanjye ku bantu bangahe bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakobwa babarimo abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku Mwuka wanjye, bazahanura. Amen. Nitwa Singirankaho Boniface, ndi umuvugabutumwa, nsengera muri ADPR Nyarugenge. Ndi umugabo, muri iyi minsi isigaye numva bavuga ngo Singirankaho Boniface bakongeraho Papa Beniga, nawe Imana yaramuzamuye, nta kibazo. Nishimye kubana namwe, n'ubwa mbere nageze hano. Nabajwe wowe gahunda namubwiye nti abarokore, ibintu byacu biratangaje. Naje hano nta muntu numwe mpazi, umuntu wantumiye simuzi. Nageze hano mbazo wewe ntimunyereke nibura amuntongera urutoki, ntago muzi. Nari maze iminsi ntari mu Rwanda, nari nagiye mu ivugabutumwa hanze y'u Rwanda, nahamagawe n'umuntu ntazi, nurira indege ntamuzi, ngenda ntazi iyo ngiye. Ibintu dukora ni ibintu by'ibisazi, ntiwamenye ukuntu bimera. Ndishimye cyane rero kuba hano, nanjye mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, ndetse nabonye n'abantu bo muri Bohoka hano, n'Imana ibahereza umugisha kuza kubana natwe mu murimo w'Imana. Mvuze ko ndi umwangirikani ga nanone ntago naba mbeshye. Ngewe nabyajwe ubutumwa n'uwitwa Baramu 9 kugera nko mu 2000. Yari umubyeyi wanjye, ashyira mu biganza by'uwitwa Rwubusisi. Mfite amateka yo ndi murangirikani, mba numva ndi iwacu. Nari mvuze ngo ngiye kuganira hejuru y'imbaraga zisunika bera hehe mu rugendo. Ako kantu nta utagafata, wakubaza ngo ese umwigisha wavuye muri ADPR yavuze iki, wavuga ngo yavuze ku mbaraga zisunika bera hehe mu rugendo. Nubwo mwicaye ariko turi kugenda, nubwo muri kwiga urugendo rurahari. Ngira ngo mu bantu bateraniye hano ni ngewe muntu uvuka kure, vuka Icyangugu ni kure. Uri mwene wacu rumushe, nabonye undi mushe nanone hano. Icyangugu na Karaveri, nawe uri iwacu Kreva, nawe ni umushe no Icyangugu. Na twavuye kure. Noneho iyo mvuze imbaraga zisunika bera mu rugendo, umuntu uri hano uzi Icyangugu, niba hari urugendo ruhari mu Rwanda rugorana n'urw'Icyangugu, umuntu urufite hari utunini ngo bajya bamurangira ngo dutuma ataza kugira ikibazo mu modoka. Iyo utekereje Nyungwe ugatekereza Karongi n'amakorosi, uhita wumva urugendo ruguhangayikishije. None urugendo dufite, umuririmbyi yaravuze ngo ubu urugendo ufite n'urwo kujya ko mutavuga kujya hehe. Mwe muri gushaka visa, ariko nyuma ya visa hari urundi rugendo rwo kujya mu ijuru. Uru rugendo rujya mu ijuru rutandukanye n'urw'Icyangugu. Ntiwarugurira ibinini, ntibarugutera urushinge. Uru rugendo rukeneye imbaraga. Izi mbaraga rero
rugendo, si izo guterura ibyuma, si ukujya muri tize. Uru rugendo rukeneye imbaraga kugera ku rwego umwanditsi avuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, ngo hahirwa abafite mu mitima inzira zijya. Uyu mwanditsi aravuze ngo bene abo bagenda bagwiza, ntabwo zigenda zishira. Ese murankurikira? Pawulo yabwiye abikorino, arababwira ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko ngo umuntu w'imbere ahora ahinduka mushya. Tugenda tugwiza imbaraga. Yesaya yaravuze ngo niyihe intege abarambiwe, n'utibashije imwongera imbaraga. Ese murankurikiye? Murimo muranyumva? Izi mbaraga umuririmbyi turimbya 88 aravuze ngo numva Yesu anyemeza. Uwampa ngo mwuyu mugoroba bemeze ko mbuze imbaraga. Ariko aduhaye igisubizo ku gitero cya kabiri, aravuze ngo niwe ufite imbaraga. Zigize zite? Imbaraga Yesu afite zigize zite? Afite depo, afite stoke y'imbaraga, ahereza imfubyi, ahereza abapfakazi, ahereza barangije, ahereza bari kwiga, ahereza abagufi. Yesu afite imbaraga zihagije rwose. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Ibihe ntibikabamara imbaraga. Nabaye umuririmbyi hari igihe ngerageza nkumva ijwi ryarahengamye, mwumvishe ko nagerageje kwigana Papi gandirimba ko mu gitabo kagenda buke, mwumvishe ko nagerageje. Ariko hari umuhungu waririmbye aravuga ngo ibihe bizashira, abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'ifatiro, mwibutse abasigaye begere ya ntebe, bitwaje intwaro zose z'ukuri, tuzamuke wa musozi we. Ariko ibihe naho nashakaga kumare imbaraga z'umutima, ariko ibihe ntibikatumare imbaraga z'umutima. Ishaka kubabwira imbaraga zakubesha i Kigali ntusambane, zakubesha i Kigali ntiwibe, zakubesha i Kigali ntiwigire uko utari. Izi mbaraga zirahari, Imana yarazitanze, zisunika abera hehe mu rugendo. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Izi mbaraga abantu bazifite, Dawidi yavuze ngo barahiriwe. Niba hari abantu bafite amahirwe, ni abantu bafite imbaraga zisunika abera mu rugendo. Umwanditsi wanditse Bibiliya yagiye agenda avuga abantu bagiye bahiriwe, ariko ageze muri Zaburi ya 84 aravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Ageze muri Zaburi ya mbere Dawidi yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ageze muri Zaburi ya 32 aravuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ngo kandi ibyaha bye bigatwikirwa. Ageze muri Zaburi ya 65 aravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza. Yeremiya 17:7 yaravuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Luka 1:45 yaravuze ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Yakobo 1:12 yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ibyahishuwe 14:12 haranditse ngo andika ngo uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu Mwami. Umwuka nawe ngo bagire bate. Urumva ko abantu bafite izi mbaraga zisunika abera barahiriwe. Imbaraga zisunika abera mu rugendo ni nyinshi, ariko munyemerere nkorereze nkone cyamake mvuge enye zonyine tuze gusengera muri izi enye. Mu mbaraga nyinshi zisunika abera mu rugendo ngiye kuvuga enye, turaza gusengera mwizi ubu bubyutse mushaka
ububyutse muri bo musengera tugomba kuba twambaye imbaraga kugira ngo tubugereho. Mfite ubwoba ni kugera mu nsengero nkareba nkibaza, nari nzi ko nyuma ya corona tutazajya tubona aho dushyira abantu, ariko imbaraga zarabashiranye. Ese nta link mufite mwebwe? Sinzi abanyandikiye ngo duhe link. Intege nke zafasha abantu ni amalinki gusa, abari mu ishuka ari kuri linki. Mureke mbabwire, si ukubica intege, ariko tugeze ku rwego abantu imbaraga, aho umukristo atagikumbura mu nzu y'Imana, imbaraga zarashize kugera ku rwego abantu sinzi ukuntu ndaza kubibabwira. Mu mbaraga zisunika bera no guterana kwera kubamo, ntago izi ntebe ari ukuzakabaye kubaza imbere. Barabyamamaje narabibonye amafishi ma status mba nsoma, reka sinakubeshya, ariko abantu imbaraga zarashize basigaye bumva ari ibintu bisanzwe. Ubwo rongize umugisha nkaba mbabonye, nabonye abenshi ari abajeni mukiri bato, ndumva shaka kubakubita kabisa mpondahonde nibura ndebe ko nakuramo nka babiri. Nuko ese muri kunyumva? Mukeneye imbaraga, muracyari batoye, murabyumva? Ubu ndi gusaza, ngiye kugira imyaka 40 mu kwa 8 ndayifeta. Imyaka ngezemo ni imyaka yo kuvugisha ukuri, ntabyo nkiramira, ntabyo mfundikanya. Shaka kubaha umurongo uzatuma mugera mu myaka ndimo. Nabaye muri korali, nabonye Yoshiptima hangaha 9-7-9-8 nabaga muri korali nambara ikanzu ya mushinki wanjye ikizibaho, kubera ubuzima twari tuvuyemo ntazi kipata ribaho. Nibwo twari duhungutse turi Kamembe, nabandi muri korali abakristo n'abapasiteri batari kuno mukobwa waje no mana araririmba we, ntago nari umukobwa, bwari ubuzima. Ariko izo mbaraga nabayemo nizo zingejeje ahangaha. Ndabinginga mukunda inzu y'Imana. Gute umuntu yuzuzwaga aba mu nzu y'ibyondo? Gute umuntu yuzwaga agira urukweto rumwe? None murahindura imyenda, ntimufashwa, mwabaye abasirimu, mwamwigiza abahatari. Nyaboneka musaba akabaraga gatuma uru rugendo tuzarurangiza. Amen. Mu mbaraga zisunika bera mu rugendo harimo imbaraga ya mbere imwe ibanza yitwa umwuka wera. Umwuka wera ntabwo ari uw'abadeperi, ntabwo ari uwa ngo n'abapantekote z'uko mujya mutwita. Umwuka wera ni uw'abantu bose bemeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Umwanditsi w'ibyakozwe n'intumwa yavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nagira ate? Uburo harimo abantu batamuzi, batari banamwakira, batari bamanukirwa n'umwuka wera. Amazimya wowe gusa ngo asengera muri Anglikani nibyo ahagazeho gusa, ntago Anglikani zakujyana mu ijuru, ntabwo ADPR zakujyana mu ijuru, kuko ijuru tuvuga turibonesha amaso y'umwuka. Ibiganza byakira iby'ijuru bibifata mu buryo bw'umwuka, amaguru agana mu bwami bw'ijuru ajyayo mu buryo bw'umwuka. Ko mwese ko mwicaye ahangaha wakubwira ngo definisa utubwire ijuru, ni ukuri kose udafite umwuka wera. Ntabwo abo hari abantu ngo bazi ngo tutazavino ngo nitunabisiga ngo bazabisigarana kubera ko nta makuru bafite. Ese muri kunyumva? Mugomba kugera ku rwego rohinduka uko ufite umwuka wera, kuko muri 81 mu Gakiza yaravuze ngo nkunda kumva amakuru ngo y'umurwa ngo uri kura hatagera ibyago. Aya makuru rero tuyamenyeshwa nuko dufite umwuka wera, kandi umwuka wera ajya atanga amakuru. TV1 idatanga, ijwi rya Amerika ridatanga, umwuka wera agira amakuru. WhatsApp itagira, link itagira. Umwuka wera nakoze ko mwari mwanyumva. Umwuka wera aragusaha ubwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Iswa atabikubwira, mama wawe atabivuga, ariko umwuka wera akakubwira ngo mwana wanjye ndi Imana, ndirahiriye nzakugirira neza. Ayo makuru tuyahabwa nuko dufite imbaraga yitwa umwuka wera. Umukobwa uri mu uyu mujyi atari yuzura umwuka wera azatobora amatwi ibitoboro 7, tobora amazuru ibitoboro 4, n'umunwa utobore, n'umukonda utobore. Mureke mbabwire, umwuka wera ni wo wonyine ukwemeza uko bambara. Pastor atabivuze umwuka wera kugira ngo bambara batya. Umwuka wera ni wo wonyine ukubwira ngo iyo bagiye muri saro dore ibisuko bibera barokore. Umwuka wera wonyine ni wo ukubwira ngo hari aho uticara iyo utari wahabwa imbaraga yitwa umwuka wera. Ibyo banywa byose urabinywa, ibyo barya byose urabirya. Umwuka wera ni igitangaza. Nigeze kujya kwigisha Kimironko bantumiye, mfatira imodoka Steve Plaza, hari utudukwasteri izi kwasteri ntoya, hari hataraza y'utongo, imodoka yuzurira Steve Plaza.
hasigara agatebe gatoya kabi ruhande ya shoferi murakazi gatoya cyane haba akarongo k'udutebe dutoya ka gatebe bariko gasigara tugeze ku gishushu tuhasanga umukobwa sinzi waragiye gusengera yari yambaye ijipo mw'abantu b'Imana ubundi hari ijipo z'abantu bafite imbaraga z'umwuka we hakaba n'izindi jipo z'abantu nanone utamenya ukuntu zimeze yari yambaye ijipo atwaye n'agasakame kwasteri ihagaze kuko hari mu gitondo ku cyumweru nta yindi modoka arabona ahita yinjira muri ya kwasteri agezemo asanga nta yindi ntebe irimo yagomba kujya kwicara kuri ka gatebe rero murakazi ukagezeho akaguruka muri akamanura ka gatebe niko bakicaraho umanura akagura kandi none hageze kuri ka gatebe rero nta n'agasharuperi yagendanye abaricaye akaguru kamwe hasi akandi kuri moteri aho kugira ngo yaje ipimanuke irazamuka turagenda shoferi aratwara tugeze kwa Rando shoferi akase arahindukira abarebye mu maguru ya wa mukobwa ashaka kubabwira mwambare nk'abanyamwuka ko muri abanyakigali ngo ariko ababyeyi bacu ngo baratubangamira ngo mwagiye umenya ngo ibigezweho birahari by'abanyamwuka rwose buse nambaye nabi hari icyo mbaye murabona ntacyo bitwaye rwose mwakagira Imana shoferi tugiye kumva tugeze kwa Rando akase agiye kugera hafi y'ahantu haba Equity Bank arongerera wa mukobwa ku maguru abayuriye Brody abasanzwe bari mati hagarara ugeze hagarara kuri gushaka kuduta mu myobo mu gitondo nibiki bigufasha shoferi ahindukirana umujinya aravuga ati siri kubona mwese muri bakuru mwagiye mubabwira bakambara neza mwakambaye neza mwabakobwa mwakambaye neza no mu rusengero abantu basigaye bamba haromerutse kujya mbona umuntu ari ku ruhimbi badisimwe ya afite isheni mu kuguru abadayimoni bafasha abantu tugere ku rwego tugwiza imbaraga tuba abanyamwuka mu myambarire tuba abanyamwuka mu mirire tuba abanyamwuka mu minywere ku buryo umuntu wese ukurebye nufata mikoro uvuge nk'umunyamwuka nuririmba uririmbe nk'umunyamwuka ubwirize nk'umunyamwuka n'abahungu batukamera ahangaha bajye baza bambaye nk'abanyamwuka muranyumva mu mbaraga zisunika bera harimo imbaraga ya mbere yitwa umwuka y'abantu ntabwo bagisenga basaba umwuka wera Mana ugasaba umwana w'umukobwa w'imyaka 22 agiye gusenga asaba umugabo akamudekuvura ibyo umugabo agomba kuba yujuje Nyagasani urabizi uri Imana yanjye wambwiye kuzampa umugabo none dore ibyo ngomba kuba yujuje ni byiza kugomba gusaba umugabo ufite ibyo yujuje ndabyemera ariko cyambere agomba kuba afite umwuka wera naho Imana icyambere azabera teruye ibyuma azaguterura oshaka kubateruye ibyuma azaguterura ese mureke mbabaze mfite ubwoba umugabo wateruye ibyuma muko hubatse etaje ufite masters Nyagasani uzanteturure uzareka abantu ko ari nge wagusenze azakuniga azagukubita saba umugabo wuzuye umwuka wera barahari basore bari hano muri gukenera abagore Mana uzama umukobwa gisabo ufite amataye ufite amafosete urapfuye hakenewe abantu buzuye umwuka wera iyi mbaraga yitwa umwuka wera yubaka urugo rugakomera imbaraga yitwa umwuka wera ikubesha mu kazu kakarambamo imbaraga yitwa umwuka wera iguha igikundiro mu bantu imbaraga yitwa mfite ubwoba kureba ibintu abantu barimo nkibaza ibyo ari byo abantu barashaka kurya amahiti abakaraveri barabiza abangaba tubana mu social media nayo yatuzamuye tugize ibitangaza ngo ibintu ngo karaveri ngo akoze ngo kibagabaga ibintu muri kwandika namwe mu banyamakuru mwe babwije namwe mwandike nk'abanyamwuka amen imbaraga yitwa umwuka wera munkurikire nimuvuge ngo amen niyo mbaraga yatumye umuhungu witwa Daniel agera i Babuloni bamuzanira vino n'inyama zaterekesherejwe abikubisa amaso kuko yari afite imbaraga ngo agambirira mu mutima aravuga ngo ntabwo nziyanduza ariko abantu barimo bariyanduza bararya ibyo babonye dufite barokore bari kunywa inzoga ngo bifite ngo bigira ifuro
ariko ngo ni zero, ngo nubwo bibiri furo umwuka wera yakubwiye ko utagomba kubinywa. Hari ibyo tunywa, hari n'ibyo tutanywa. Umwuka wera ni imbaraga ikwereka aho wicara. Umwuka wera ni imbaraga ikwereka abo mugendana. Umwuka wera ni imbaraga nimuvuge ngo amen. Ngiye kuvuga iyi mbaraga yonyine senge, zindi eshatu ndazireka nzazishakira umwanya, kubera ko dufite ikibazo cy'abantu tubana mu nzu y'Imana badafite namba, bafite doctora, bafite lisanse, bafite V8, bataha mu bipangu, bagira n'imbwa, bagira n'abasekirite, ariko nta mwuka wera bagira. Nirwo rugamba dufite, nirwo turwana narwo. Iri torero ryacu Imana yaduhaye, dukeneye kuyoborwa n'abanyamwuka bafite na doctora, ariko umwuka wera ukaza ku mwanya wa mbere. Muraza kutwigisha ibya agoronome hano duhingamo, dukeneye umwuka wera. Muranyumvishe ko muri kundeba mutyo? Murishimye? Imana ishimwe cyane. Kuko ndi kujya bivuga butumwa rero nkumva mfite ubwoba. Dufite abakomediye tugira ngo nabavuga butumwa, nta mwanya mfite wo kuza kubashyushya ahangaha. Shaka kubabwira ko tuzajya mu ijuru, kandi abazajyayo bagomba kuba bafite ibibaranga byo kuza no nkirirwa mbagiserera, nyeganyeza mugenzi wawe, muhobere, baraguhobera ngo bigende bite? Ukeneye umwuka wera. Mwuka wera wakunyeganyeza batakunyeganyeje. Mwuka wera afite imbaraga zihagije. Nimuvuge ngo amen. Uyu mwuka wera niwe watumye umuhungu witwa Yosefu agera kwa Potifari. Hari uburiri bwiza, hari ibyo kurya byiza. Muka Potifari aramubwira ngo turaryamana. Umuhungu aramubwira ngo hari ijisho rindeba, nubwo abantu baba batari kumbona, ariko hari irindi jisho. Aranga ajya muri gereza, ariko ajyana n'imbaraga y'umwuka wera. Muzasome Bibiliya, yasobanuye inzozi afunze muri gereza. Mwuka wera yatuma ukora ibintu bidasanzwe muri Kigali. Muza gashya kabaye kuri Yosefu. Umwami ngo yaje kurota, ngo arota inka 7 zibyibushye na 7 zinanutse, ngo arota amahundo y'imishishe n'iminambi. Nimwumva akantu kabaye, ngo bakenera umuntu usobanura inzozi, habura umunyembaraga. Umwami ngo agiye kubica, ngo mwaravuga ngo hari umuhungu nzi aba muri gereza, ibintu by'inzozi ni ubisobanura. Ngo bagiye guhamagara Yosefu. Muzasome 41 itangiriro, 37, 41, 37. Ngo Yosefu ngo yarahageze, ngo amaze gusobanura inzozi, umwami abwira abari kumwe aravuga ngo tuzabona he umuntu umeze nk'uyu? Urimo iki? Uri mu mwuka w'Imana. Yosefu arimo arayobora. Bitumye nibuka Daniyeli. Daniyeli yize nabi, aba ku ngomenye z'i Babuloni, ariko ku ngoma ya nyuma imbaraga y'Imana yari murimo irakora. Umwami ngo Beluteshazari akoresheje ibintu byavuye mu rusengero Yerusalemu, ngo akaganza karaza kandika ku rukuta aya magambo yantangaje nsoma, ngo kandika ijambo rivuga ngo mene tekel ofarisir. Umwami abwira bari bari kunywa ati nimureke kunywa, mbonye inyandiko, kandi mugomba kubanza gusobanura icyo ivuze. Ngo hari abapfumu, hari abakonikoni, hari abanyabwenge, hari abahanga, ngo bakubise ijisho ku nyandiko hariya kuri screen, mene tekel ofarisir. Umwami arababwira ngo icyo musabwa gusa no gusobanura ririya jambo. Abapfumu babwira umwami ati twebwe turaragura ntitwize, bwira abanyabwenge basome mene. Nibo bari amafaranga y'igihugu bafata buruse, nibavuge mene, nibavuge mene. Uvuye Harvard yakubitaho ngo mene, ati ni igishinwa, mushaka bize mu Bushinwa. Mene aho mu Bushinwa ati murebe bavuye Huye naho ziriya nyandiko. Uvuye Huye yakubitaho ijisho akabwira mugenzi we ati mu masection yose twize, wigeze wiga mene? Hoho! Umwami aravuga ngo niba mu bantu bangana namwe habuzemo umuntu wasoma mene, babice nta kintu ntunze mu gihugu. Umwe atera urutoki arabwira ngo nyagasani mwami, ku ngoma ya so hari umuhungu w'umunyagano, ibintu nka biriya niwe ujya ubimenya. Yari umunyembaraga, yari afite imbaraga isunika bera mu rugendo. Ngo bagiye kuzana Daniyeli, muzasome 5:14 muri Daniyeli. Ngo Daniyeli ngo ahageze, ngo yarebye inyandiko mene tekel ofarisir. Umwami aramubwira ngo iriya nyandiko wayisoma. Daniyeli aramubwira ngo bene ziriya nitwe tuzisoma twenyine, hari abanyembaraga basoma ziriya nyandiko. Umwami ati wabisoma? Daniyeli ati biranda bisoma. Ati ngaho bidusomere. Hari commentaire nasomye irantangaza.
Daniyeli abwira umwami ati mbere yo kugira ngo nsome iriya nyandiko nkorera protokole gato mbwira abantu bicaye hano icyo bakora. Umwami anamubwira ati bakora iki ko numiwe nanjye, bamwe ni abapfumu abandi ni abakonikoni abandi ngo ni abanyabwenge ntumbaze ibyo bize. Ati none muri abo bose habuze n'umwe wasoma amene. Umwami ati singaba ntihagira usoma ndebe. Daniyeli ngo kugira ngo aheshe Imana icyubahiro agaragaze n'imbaraga imubamo abwira umwami ati bwira abapfumu bahaguruke bavuge ko imana zabo ari feke, zifite amaso ntizibona, zigira amatwi ntizumva, zifite umunwa ntizivuga, ariko iyacu irareba, irumva, irakora. Haleluya! Arangije abwira umwami ati bwira n'abanyabwenge bahaguruke bavuga ko ubwenge butari mu mwuka wera ni feke, ntacyo bumaze. Igihe cyose uziga ugashaka umuhanga uri ku rwego rukomeye ariko utari wakira imbaraga y'umwuka wera, uziga unywa inzoga, wambare nabi, urare mu kabari, upfurupfu. Kubera iki? Wabonye byose ariko ubura imbaraga isunika bera mu rugendo. Erega imbaraga ni ituma abantu bagira n'inyota yo kuza mu rusengero y'amasaha. Kuba uri hano ubu haje utuntu twinshi twatuma umuntu yibereye mu rugo, ariko kubera imbaraga wakiriye uba wumva ufite inyota ukavuga utereka ngiye nta na fanta turabaha, hari n'abadafite n'itiki ariko imbaraga bafite muri bo bari kumva bari gufashwa, bakumva ubugingo buri guhembuka. Kubera iki? Hari icyo twakiriye. Amen. Daniyeli ngo arasoma, amaze gusoma yasomye ijambo aravuga ngo mene, ngo ni ijambo rivuga ngo nyagasani mwami wapimwe wowe tekero farisiri, ibiro byabuze, ubwami bwawe buragabwe, buhawe Amedi n'Abaperesi. Bari baraho bose bati dore umwana wasomasha. Umwana yarize kabisa. Ninde wari kubwira umwami ngo ntashyitse? Ninde wari kubwira umwami ngo ubwami buragabwe? Hakenewe abantu mu iki gihugu bafata umweru bakawita umweru, umukara bakawita umukara, ubutumwa bwiza bukaba ubutumwa bwiza. Iyo kwirirwa abantu bapfundikanya tubwira abantu ngo irabazamuye, ibajyanye he? Ubu muri kushaka kuzamuka mujya he? Bahaye viza se abapagani bo nibazigira, nibaho umwuka wera ibindi bizaza, izaza bitwongerera. Ubu koko imyaka ufite n'amashuri wize ubu ukeneye kumva baguhanurira ngo Imana iguhaye umugabo, none yakuremye ngo uzabe igiti, izamuguha akazi. Imana iragafite. Wowe n'ibintu mutakirwa mugokera musengera, mubanze musengera umwuka wera. Ibindi mureke mbabwire, ntago muri kumbona ibiro byanjye n'imyaka yanjye mfite. Narasenze muri 2004 ndi gusenga ndabyibuka. Imana irambwira ngo mwana wanjye ndi Imana zaguha amafaranga. Umwuka wera ajya avuga n'amafaranga. Muziki Imana yampaye ntangana na yanya ariko ndayafite. Nigeze mba mu buzima wamfungira 5,000 ariko ubu ntago byashoboka. Imana yarayampaye. Ariko buryo umwuka wera yambwiye amafaranga, aya mafaranga avuzwe n'umwuka wera abafite security ntiwayasambanira, ntiwayajyana mu bapfumu, yavuye ku mwuka abariho ubudahangarwa bukomeye. Ariko uburyo yambwiye ni menshi, ninyabona muzabimenya. Yose naza yose akaza muzabimenya. Niki kizabibabwira? Mw'iki gihugu ntihazabura inzu yanditseho izina ryanjye cyangwa imodoka yanditseho izina, ntihazabura akantu kazatuma mumenya ngo byabaye. Ndabyumva kandi nibiba muri kampani nzatanga akazi, kandi nintanga akazi muziki niyo bagiye gutanga akazi bavuga ngo umuntu uzakora mu ruganda agomba kuba yujuje ibi bikurikira. Icyambere agomba kuba yarize economy, kabiri afite uburambe bw'imyaka 3 ku kazi, gatatu afite perimi, kane atarafunzwe amezi arenze 6. Ngewe rero mu ruganda rwanjye umuntu uzakora mu ruganda rwa Evangeliste singira nka Boniface agomba kuba icyambere yaruzuye umwuka wera. Bantu badafite umwuka wera banyiba n'ibisambo biriba. Umuntu udafite umwuka wera ariba. Uriya n'ubona uvuga ngo uriya murokora ariba, ntago ari umurokore, nta mwuka wera yigeze, nta munyamwuka ujya wiba. Hawe muranyumva? Yega muha abapagana akazi babiba ngo babibye, wowe uri umunyamubiri n'umukozi wawe n'umunyamubiri, nta warondora undi, niyo mpamvu biri wo bakwiba.
baramushaka kwibaza bakavuga ati ariko si ibintu ari kuvuga koko uzi ukwiyemera. Uwo munyamwuka yamubwirwa ni afite igipimo. Abanyamwuka baramenyana. Ni ukuri iyo umuhobeye nuko guhobera bitakyemerewe, ariko ubundi wahoberaga umuntu betaga wumva mubaye nka Marena Elizabeth ngo barahoberanye ngo bumva hari ibintu bibaye. Ariko se niba indaya y'i Kigali zindaya yo muri Kongo, kubera cyo umukristo w'i Kigali atamenye umukristo wo muri Kongo. Buriya iyi mbaraga yitwa umwuka wera ijya imenya mugenzi wayahari. Mwuka wera aratangaje. Mwuka wera hari igihe akubwira n'umugore mwuka wera bwiye ati nzaguha umugore umeze gutya. Mwuka wera bafite amakuru kandi yizewe. Se muranyumva? Maze ko 2008 nagiye gusenga Imana yambwira ngo nzaguha umugore. Imana ntibubiretse. Umugore mu maziki, nta gitanda, nta ntebe, nta matera. Umwuka wera ati nzabukora ndi Imana. Ariko umwuka wera ajya akora ubukwe. Uziko narambagije hari igihe tubivuganye naho akavuga ngo nabo bagira ngo ntago tuba motiva, ntago twaje kubasaba. Ariko nakoze ubukwe mu Kinyarwanda nyarumva bavuga bavuga ngo ni sa kintu, nta kintu ufite. Ndi Nyabugogo ndi kumwe na madamu twagiye kurya gafiriti muri restaurant, ubukwe buri hafi gutangira turaba fiancé. Barambwiye ati ariko umuntu uri kukurambagiza uramuzi? Ati ndamuzi. None se mwaraganiriye? Ati twaraganiriye. Wamubajije icyo agira? Ati siyo sinakimubajije. Ati inama z'ubukwe zigiye gutangira, uzamubaza icyo agira. Tumaze kurya turi Nyabugogo ndabyibuka. Ambwiye ati ariko sheri, kuwa kane w'icyumweru gitaha inama ya mbere uko izaba muri famille, ariko hari akantu bagiye kukubaza. Ese mu buzima busanzwe ugira iki? Agira ngo yumve niba ngira nka perimi cyangwa gasambu cyangwa diplome. Cyo gihe nabaga mu mwuka mwinshi cyane, namwise mubwiza ukuri, namubwira mu by'ukuri ntakubeshye ndagukunda urabizi. Mu buzima busanzwe ikintu ngira Bibiliya. Niyo nagiraga. Nabonye barabisize kuri YouTube, nagiraga Bibiliya. Arangije nyine mbona baye nkuseka, mu mukobwa uri wicaye hano kumubwira ngo ugira Bibiliya. Ahita avuga ati mu izina rya Yesu abadayimoni Bibiliya. Arangije aragenda, inama irabakuwa kane bicaye mu nama. Baramaze ati cya kibazo urakimubajije? Ati narakimubajije. None se yakubwiye ngo iki? Ati mu by'ukuri ati mushari wanjye yambereye umunyakuri, yambwije ukuri, yambwiye ko mu buzima busanzwe agira Bibiliya. Harimo umuririmbyi baririmbana, arimba muri korali yitwa Shalom, ni korali nibonye mu iminsi hitinze. Umuririmbyi ari mu nama bari kumwe ariko ariko ja koko wabenza abantu bafite imodoka, ubenga abantu babarangije kwiga, none ushatse umuntu wa Bibiliya, muzajya murya ibyakozwe n'intumwa, muzajya murya Matayo. Umwuka wera, none umwuka wera ntatuma turya Matayo, turya inyama, turya ifiriti, turya amafi. Umwuka wera aragabura. Umwuka wera ndabashishikariza gusaba imbaraga yitwa umwuka wera. Wiba mu buzima, wiba mu itorero, wiba muri korari, wiba muri nyobozi, wiba mu kidiyakoni, utari wahabwa imbaraga y'umwuka wera. Kandi mu bintu Imana itanga irazitanga. N'ubu Imana iracyatanga umwuka wera. Twe mu iwacu muri ADPR mu iyi minsi ngo turi mu cyumweru cyitwa cya Pentecote. Sinzi niba mwe mujya mubimenyaga ukuntu bijya bigenda simbizi, ariko nukuri ubu tuvugana ubigize icyifuzo kabwira Imana atari ko Mana umwuka wera bavuga nanjye ndawukeneye wumpe. Hari ibyo umwuka wera, hari ibyo yakwereka. Tugiye gusenga, zindi imbaraga tuzazishakira umwanya. Numvaga nshaka kubabwira ko hari imbaraga, muvuge ngo amen. Imbaraga ya mbere yitwa umwuka wera, munyemera yo dusenga dusaba. Izindi sinzivuze mbuza umwanya. Harimo iya kabiri yitwa amasezerano, hakabamo iya gatatu yitwa gusenga, hakabamo iya kane yitwa ubwenge. Imana izaducira inzira, tugaruke tuvuge amasezerano, tuvuge gusenga, tuvuge ubwenge, tuzavuga n'ibindi uko Imana izagenda idushoboza. Ariko ndagira ngo mbabwire ko mu mbaraga zisunika muri urugendo harimo imbaraga yitwa umwuka wera. Umuntu wese wicaye mu iteraniro yikontrole, yimenye, yiyumve, tumve niba ufite. Reka buriya niba ufite urabizi. Usatiye kwirirwa tuvuga. Nigeze numva gatekerezo, reka nkabahe dusenge, sinadukunda cyane udutekerezo. Bigeze bavuga ngo hari igihugu kimwe kizigeze kibonekamo isoko. Sinzi buriya duturanye n'ikihe gihugu, umupaka uri hafi ya hano n'uwuhe buriya.
Bugesera ubwo ni ugi Burundi. Okay, baravuga umuntu ushobora kwambutsa uriya mupaka witwa ngo iki? Ni Nemba? Ni kuriya mupaka witwa? Okay. Ni Nemba? Sinzi bishaka kuba ari Nemba. Baravuga umuntu ushobora kwambutsa umupaka wa Nemba akawambutsa imbwa akayijyana i Burundi, bazamuha amafaranga azamukiza ubuzima bwe bwose. Ariko iyo mbwa kugira ngo yambuke, kondisiyo icya mbere ntigomba guca ku butaka, ntigomba guca mu mazi, ntigomba guca mu kirere. Ariko umuntu uzayigezayo ubuzima bwe buzahinduka. Iyi mbwa, iri soko, ninde munyabwenge wumva yaritsinda niba imbwa kugira ngo igere i Burundi itaraca ku butaka, ntice mu mazi, ntice mu kirere? Iri soko riratsindwa nande? Umugabo umwe w'umunyabwenge araza abwira umudamu ati amafaranga turayarya. Umugore ati mugabo, wabonye inzira y'iyo mbwa? Imbwa n'akavuyo kayo uzayinyuzahe? Uzayitwara mu ikote, uzayimira? Umugabo ati kiriya gihugu intama zijyayo, zagura intama 100, ngure n'imbwa imwe, yambwa nyishyire mu ntama, nyambi ku ruhu rw'intama, urumva itazambuka? Umugore ati shere uzi ubwenge, tuzayarya. Umugabo aragenda agura intama 100, agura n'imbwa imwe, yambwa yigeje mu ntama ayambitse uruhu, nayo ihinduka intama. Ufite ibintu by'ibibwa biri mu itorero. Ntabwo ari iryanya ariko ndi kuvuga iri iwacu yomba. Iyo ubarebye ubona ari abapantekote, iyo ubarebye ubona ari abangirikani ba kera, ariko ni uruhu rwabo yambaye, mukomye gato yamoka yabwejura. Hari imbaraga. Yambwa bayambitse uruhu rw'intama ihinduka imbwa, ihinduka intama, irangije itereka amaso, kandi bene ibi biranareba neza, biterana za haleluya, ubona rwose ari Yesu ashimwe. Umugabo arashoreye, ageze ku mupaka baramuhagarika. Ahubwo ati hagarara, ugiye he? Ati ngiye i Burundi. Ujyanye iki? Ati njyanye amatungo natsindiye isoko. Izi zose ni intama? Ati kuzibona ni intama, veterineri yarazipimye, twateguye ya 7 jours, abigisha baraza barapimye zose nta cyorezo kirimo. Ati yo, atwerutse hano kera hateye ibicurane by'amatungo, none kugira ngo intama yambuke ku mupaka hari aba veterineri, buri ntama bayikubita inkoni 100, hari systeme bakubitamo. Tugiye kureba uyu mwuka wera abantu bafite niba ari wo koko. Uko umugabo ibyo yari afite yari abizi, nyine urumva yabuze uko abigenza, aravuga ati nyine nta kundi muzipime. Bashyira intama ya mbere ku mupaka, bazana abahungu bazi gukubita. Hano hanze hari abantu bazi gupima umwuka ufite neza, hari abantu bazi gupima neza. Intama barakubise barakubise barakubise, hano hanze hari ibintu bidukubita, ntiwemereye gusakuza, mwuka kurimo ntukwemerera gutaka. Barakubita, baragiye murabizi, barakubita. Abaganga bati ni intama niyambuke. Bagera ku ya 2 barakubita, bagera ku ya 3 barakubita. Ahimbwirira bati nanjye barankubita ziriya nkoni. Dukwiye kumenya imbaraga zikurimo. Barakubita zirambuka, barakubita zirambuka, bayigezeho barebye mu maso, babona amaso yayo asa nayizinda, bona ifite ibintu by'ibyiso bibengerana nk'ibyo, hari ibintu bajya bita ngo ni ibishinwa, ari ufite umwuka umupirate. Turawufite kabisa, ukabona abantu. Abaganga bayirebye bati rero dukurikira uburyo intama imeze, muyikubita inkoni 2 gusa zo kugaragaza ko mwapimye, ariko nta mpamvu rwose, ni intama nziza. Babanguye inkoni gutya gusa, irabwejagura. Dufite abanyamwuka. Ibibabwejaguza ni utuntu dutoya, niko baroko. Iyi mbaraga yitwa umwuka wera, mubanye nayo mute? Munyamwuka somanate, munyamwuka gambanate, munyamwuka rya ruswate, umunyamwuka tekinika atekinikate. Nk'uyu mugoroba shaka ko tubwira Imana ngo itwuzuza imbaraga z'umwuka wera. None mwiri teraniro turimo
hari umuntu uri kumva yaba akeneye imbaraga akavuga ati nkurikije uburyo numvishe imbaraga ishobora kumfasha mu itorero no mu mujyi wa Kigali no mu gihugu, reka Imana iyimpe. Nshaka gusengana n'umuntu uri mu iri teraniro wumva akeneye ko Imana yamwuzuza umwuka wera. Niba arimo nahaguruke dusenge. Yesu abahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, ni icyifuzo cyiza tugize, tugiye gusenga dusaba Imana. Sinzi mwe abantu twicaranye aha ngaha umuntu waba ari mukuru kuri twebwe turusha imyaka aza dusengera. Niba simbizi muremo umukuru muri twebwe aza dusenga, bagutunze urutoki gamenya ari we muzehe urimo, ngwino tubwirire Imana ko tugize icyifuzo. Mukuru mu myaka, ni umukuru mu myaka, ariko no mu murimo nabyo ni byiza. Yatuboneye izuba garabizi, imbaraga z'umwuka wera z'imirimo yazo. Dore itorero rirahagaze, urabona abajene, urabona abantu bose ni abakozi bakeneye gukora, ariko bakeneye imbaraga. Niyo mpamvu tukwingiza ngo tubwirire Imana, ariko namwe muyibwirire, atubwirire Imana ngo dukeneye imbaraga. Murazikeneye, murazifuza, izindi muzihorere, kuko biravuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongererwa. Yesu abahe umugisha. Yesu ashimwe. Ubukuru bwo hano ndabona hari abanduta, n'aba Joyce baranduta. Ubutaha nzaza nashyizemo ingofero, hari icyo mwarebyeho. Bana turagushimye mu izina rya Yesu, turagushimiye kuko ibi bihe ntabwo byari bisanzwe, ntabwo dutekereza ko twabibonye aha muri uru rusengero. Turagushimira mwami wo mu ijuru, kuko wemeye yuko amasaha tuba mu ngoro yawe tukumva ijambo nk'iri ngiri. Turagushimira mwami Mana yacu yuko iki ari cya gihe wabwiye abigishwa bawe ngo bahame hamwe Yerusalemu, aho bari mu cyumba cyo hejuru, Data wo mu ijuru, ngo bahuje umutima, basenga, bihana, biyeza. Aho ni umwuka wera waje, niho yabasanze. Muri ubwo bumwe, muri uwo mwuka niho wabasanze. Mana, ubagirira neza, ubaha umwuka, ubaha imbaraga zidasanzwe, ubaha ubuzima budasanzwe, ubahindurira amateka, ubaha guhangana n'isi, ubaha imbaraga zo guhangana n'ibikomeye cyane. Ntibatinya ibikangisho, ntibatinya inkota, ntibatinya amabuye, ntibatinya gutukwa, ntibatinya gukubitwa. Mana, bahangana n'imbaraga z'umwijima, kandi bose banesheje urugamba warabakiriye. Data wo mu ijuru, aho niho uduhamagarira kuba muri ubwo bumwe, kuba muri uwo mwuka, kuba muri uko kwizera. Mwami, aho niho ushaka ko tugira izo mbaraga, kandi nta handi twazibona keretse ko tuba mu ijambo ryawe. Turagushima kubwo umugaragu wawe, turagushima kubwo kutwigisha akoze uyu mugoroba, turagushima kubwo abaja n'abagaragu bawe barahangaha, abo wararitse bose. Mana, uhabwe icyubahiro, Mana ushimwe, Mana uhabwe ikuzo rigukwiye. Turagusaba ngo izi mbaraga ni iz'umumaro kuri twebwe, mu buzima bwacu, mu rugendo rwacu, kugira ngo dushobore kunyura mu biruhanya by'iyi si, dushobore kunyura mwami mu bitugoye, mu byo duhanganye nabyo, mu biduhangara, dushobore kuhanyura kubera ko hari imbaraga zawe hatari izacu, nizo zonyine zadushoboza. Ukomeze kubana nawe, tugire neza, icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe rishyirwe hejuru, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen.